Hello guys, mumeze mute? Ndakeka mushima Imana nkanjye hanga nicaye. So rero ndi hano kugira ngo bagaragarize inzira dutangiye y'abandi baciyemo mbere. So nafunguye YouTube channel yanjye bwite yanyu y'inshuti zanyu n'abavandimwe. So ndi hano rero kugira ngo bamenyeshe kugira ngo mu supporting uko mushoboye, yaba ari uburyo bwa financial, yaba ari uburyo bwo kuza wenda ukampa ikiganiro, nabwo buriya n'ubufasha bukomeye. Kubw'ibitekerezo mu mufite cya experience z'ubuzima, ushaka kuza tukabisharinga abanyarwanda cyangwa abanyarwandakazi, natwe tukagira support dutanga muri society. So kubw'ibyo rero ndagira ngo mumfashe. Mwagiye mumbona amafilime menshi atandukanye, zivuga ngo nzirangize, ariko ndumva nta yindi support nabasaba buretse kunsharingira iyica n'abantu bose bakayimenya. Ikindi Imana ibindi zagenda bidushobozamo ko bukeye nuko bwije. Kubw'ibyo rero hari nimero ndi bushyire munsi, yaba ari ibitekerezo, yaba ari icyo kiganiro ushaka gukorana, wanyandikira cyangwa ukampamagara tukagira ibyo tugeraho. Rero nzi yuko hari abantu benshi bankunda, abafana banjye. Nta yindi support pe nkeneye, just nukuba update ukaba mugenda na uploadinze ikintu ukakireba, ukarayikinga, ugakomantatinga, ukayisharinga n'inshuti zawe. Ndumva ari ibyo. So blessings to you, and ibindi muzagenda mumenyeshwa ko bukeye nuko bwije. So kubw'ibyo nzancishaho udufilime, cishaho pranka, nshobora kuzana n'umuntu mutexpectingaga yuko wamubona ariko nkamuzana tugasangira ibitekerezo. Ahubwo mujye muri comment mumbwire ati ninde mumbwire umuntu nyine mushaka yuko twazana hano kuri Lucas. As you know, I'm Lucas. Blessings to you, and I love you so much, guys. Thank you.